divorce ni ya yindi yo mu gitanda mwishuka aho mwatangiye kurara mwishuka yo ndakarara mwishuka yo mugakora muzungu wa yinedo mutyamye mugize gutye muteranye utubuno ubu nzabwira abana b'abakobwa bakora hano ngo nimufate inkwano tujye guka umuhungu niba bakeneye kureshya umukobwa uzantumira ngakenyera nkamuherekeza gusaba umuhungu uwo nzamwemerera yuko ari umutware kazi w'urugo ariko igihe twaje iwanyu kugukwa hagakwa umukwe wowe ugakobwa uri umugore style ca bugufi wubaha umugabo wagukoye nibyo ibaza umuntu w'umugore ejo yarambwiye ngo giye umugabo wanjye arasambana ndabizi ni yes my dear ushobora kumpa ikimenyetso ngo no mami nta kimenyetso mfite ariko giye ndabizi how you know waramufashe se ntago ndamufata ariko ngiyumvamo so ubyiyumva muteze iyo ari masambana se bikuzaho nawe ya no kuri divorce rero divorce zo kugira ngo nukuri zi divorce ziveho ikintu cya mbere ni kimwe nuko abantu bazajya bajya gushaka azi neza ko mu bintu njya mbwira abantu mbera marene ndamubwira twumvikane umamagaye kukubera marene ntuzamamagara ugiye ku divorce icyo kora nugira ikibazo ubwo ndimo ndabivuga hari no nzabera marene kwa gatandatu arimo arabyumva Imana ishimwe ko nyicaye iruhande arimo arabyumva niba hari ikintu kiryoha mu buzima n'urukundo niba hari ikintu kiryoha mu buzima nukuba open iyo wabaye open ku mugabo wawe nawe akaba open ku mugore we mukajya inama mugahuza Evode yaza yakubwira ngo Elia uzi ko nsanze Clement ahagararanye na runaka hari ukamubwira uti hey nari mbizi Clement yaza gutanga mugani sheri Evode yambwiye ko wari kumwe na runaka je nuko nteye Evode yambwiye ko wari uri kumwe na runaka hari ikibazo nta kibazo na kimwe impamvu mbimubwira ni iyi mba nanga ko ejo Evode nawe uzancinya mukajya kumubwira uti uzi ko umugore wawe yavuze ngo ari kumwe na runaka kubera ko ingo nyinshi zirimo zirasengwa n'amagambo ibaza umuntu w'umugore ejo yarambwiye ngo giye umugabo wanjye arasambana ndabizi ni yes my dear ushobora kumpa ikimenyetso ngo no mami nta kimenyetso mfite ariko giye ndabizi how you know waramufashe se ntago ndamufata ariko ngiyumvamo so ubyiyumva muteze iyo ari masambana se bikuzaho nawe none nkibaza ngo yes arimo arasamba ubibwirwa n'iki mu gihe utababonye nta nuwo guhaye ifoto nta nuwo guhaye aka video ngo ubyiyumvamo shani yo waba werekwa ushobora kuvangirwa uvuga ikintu wahagazeho kandi nabwo nunakibona unamwicaza umubwira uti sheri niki cyabaye gituma usigaye uncitinga ese mpindura iki muri jewe kugira ngo ibi bintu bireke kandi ubimubaze neza nujya kumubwira ubundi wowe ibiki ese niki wamuranye arajya kukubwira icyo yakuburanye yakubwiye urushyi ariko nuca bugufi ngo uti sheri ndashaka ko tuganira bira bintu wabikoreye iki atabwa ati nukuri ko Imana mbabarira ndabizi pe ni icyaha nagikoze ariko sinzacyongera ndagusabye mbabarira ntago bizongera ugahita umubwira uti okay yes ndabyemera ntago bizongera ariko umbwiye icyabiteye nanjye nkakirinda byatuma bitazongera koko hanyuma ikindi abantu bavuze ngo ikintu cyo kwicana buryo umugabo ajya kukubwira ko azakwica hari ibintu wananiwe kureka umugore ajya kukubwira ko azakwica hari ibintu wananiwe kureka sibyo ariko nta muntu uzasanga yicana n'undi badafite imitungo ntabo ariko tujya tubumva nko mu cyaro ugasanga umugabo yisha umugore gutya gusa kandi nta masambu bafite nta mahene bafite izo sambu nizo baba bashaka gusigarana uwagira ngo abapangayi se baba barebana ahita mutamunza akagenda abafite imitungo nibo bicana kuko abashangwa mwica sigarana iki ya mitungo ariko urebye uruhare runini rw'imitungo nuruhe hari uwambajije ngo kuvuga ngo ntago wa divorce wa kudivorce wahitamo gupfa ngo ubwo bawanga gusiga imitungo ndamubwira n'ukuri kw'Imana ndakumenyesha ko jewe nta n'umutungo nyanditseho jewe byanditse ku mugabo wanjye ko twasezeranye se kujya kunyandikaho bimaze iki nabonye hari naho banditse ku kibanza cyo twaguze nyuma bandikaho ngo ndayisaba Clement 100% niyo nagira Eliane 50%. Arambwira sheri tujye kubirekerama bintwaye iki ese ndamutse ngiye iyo mitungo akayisigara nasa abana banje ayiha ese ubundi iyo mitungo irorereye nkabaho
hari icyo byantwara. None se twabanye ubundi iyo mitungo ihari? Abanyarwanda baravuga ngo haguma amagara, aho kugira ngo umwice wamurekeye iyo mitungo ukanamubwira uti genda uyiyandikeho rwose yose. Nje nshima Imana yuko nta nubwo yigeze abikora abishaka. Kereka imodoka niyo nge namubwiye ngo ndashaka kwandikwaho wenyine, ntabwo jyewe nshaka kuyijyaho kuko ni kado yawe, ni igihembo cyawe. Kuko iyo nibutse umugabo wanjye yazanye mu ntoki kugira ngo mbeho, iyo nibutse akazi k'ubucakara yakoraga, nicyo gituma no mu myaka tumaranye modoka je sindayitwara, sindanayicaramo rwose. Namubwiye no, iyi ngiyi ni rixari yawe. Niho ngo ni sinzi nishimwe ryengera ngo manumva kwitwara nge ntacyo bimariye. Igikuru nuko umugabo wanjye ari happy. Iyo mukoreye ikosa musaba imbabazi, iyo nkoreye ikosa ansaba imbabazi. Sibyo, twige guca bugufi no gusabana imbabazi, twige koroherana. Nubona umugabo yarakaye, muhunga wigire hirya gace, ugenda ujya kwikuburira mu gikari, uze kugaruka umuzaniye amazi ashyushye yo koga. Igire kuzinga imyenda muri stoke, uze kugaruka mu cyumba uyizanye muri garderobe. Numara kuyizinga ugende umusange mu ishuka, utangire umushyireho uturenge. Turebe uwo mugabo ukuntu ashibura ngo nyigizayo, kandi unamugashira isori rwose nakubabaje, ariko nsabye imbabazi. Ikintu rero cyateye uyu munsi abagabo dushaka abagabo badusaba imbabazi, ariko nta mugore ugishaka gusaba imbabazi. Twarigaranzuye, nta mbabazi tugisaba, kandi kudasaba imbabazi kwacu niko kurimo gusenya ingo nyinshi. Duce bugufi, dusaba imbabazi, twibuke ko turi inzabya zoroshye. Ngo kandi bagabo namwe mwibuke yuko abagore banyu badahwanyije namwe gukomera, ari inzabya zoroshye. Sibyo, icyo ni cyigisho nigishije ejo. Noneho igihe wenda ubonye ko byananiranye, umugabo wagerageje kumusaba imbabazi cyangwa se umugore wamusabye imbabazi, wanyuze mu buryo bw'ibigano byose byanze, ariko umugabo akomeza ati nzakwica cyangwa se ati nzakwica, wenda afite izindi mpamvu zibimutera zitari nawe, icyo gihe wabyitwaramo gute? Rero iyo bigeze aho ngaho abantu benshi baransetsa divorce bayifashe kujya mu rukiko bagasinyura. Erega iyo siyo divorce. Divorce itangirira mu gitanda. Divorce itangira cyagiye mutangiye gutambika umwana hagati. Divorce ni yindi washyize umusego hagati yawe n'umugabo. Mu rukiko hari no kujya kubyereka abantu ngo do twabishize ku mugaragaro, mbese no kujya kubereka ngo dore bwa bukwe mwatashye tunabutandukanye mu bireba. Aho ngaho ntago ari divorce gisi yo divorce nemera. Divorce ni yindi yo mu gitanda mwishuka, aho mwatangiye kurara mwishuka yo ndakarara mwishuka yo mugakora muzungu wa yine do. Muryamye mugize gutye muteranye utubuno. Nyamvuga ngo icyambwira iranyuguti birimo hagati niyi. Iyo niyo divorce. Noneho iyo ubonye rero byanze mwateranye, ubundi yuri umukristo njya mukunda kubibwira ngo iki kiganiro ngiye haba Kristo nundi wese wemera ko Imana ariyo yatangije urugo, kuko hari uwambwiye uko Imana yaremye Adam ari nako yaremye Eva, ngo ibyo uvuga byuko umugore yavuye mu rubavu ngo ubisoma hehe, kandi misoma muri Bibiliya. Yewe na Korowani ngira ngo irabivuga. Nta gitabo na kimwe cy'Imana kivuga ko umugore yaremwe mu gitaka nk'uko umugabo yaremwe hehe mu gitaka. Rero iyo ubonye umugabo afite umunabi ukabona urahendahenze biranze, uragerageje biranze, ariko kuki tuvuga abagabo gusa ubundi abagore bo nta munabi tugira? Icyo ukora niki? Ushobora kumuhunga. Mfite umushuti wanjye umwe afite umugabo bahora bashwana, n'umugabo twamaze kuba inshuti kubera ibi biganiro. Noneho iyo bashwanye we kubera hari utuntu umugabo nyine yananiwe kureka umugore nawe amusaba kureka, n'umugore nawe bose nuko gusa umugore w'icyo namusabye no guceceka. Naramubwiye nti nuzajya ubona mwashwanye cyane aho kugira ngo murwane jya wimuka ujye mu kindi cyumba ugende, kuko iyo uri iruhande rwe ntubasha no gusenga, ariko iyo umuvuye iruhande ukajya mu kindi cyumba urakinga ugasenga, wisengere uhamagara ijuru, kuko Imana nishobora guhosha uburakari bw'umutware wawe cyangwa se bw'umufasha wawe. Ariko hari nka kese wenda zishobora kubaho mutaranabana. Dufashe nk'urugero, hari kese yigeze kuvugwa wenda y'umuhungu bita Sano na Kadete, cyane ko bari n'abakristo. Iki gihe nk'umuntu bimubaye hari umukristo yabyitwaramo gute? Ariko mfite ikibazo nanjye aho ngiye kubabaza, Sano na Kadete bigeze babana nk'umugore n'umugabo? Ntago babanye ko basezeranye mu mategeko. Rega jyayo mategeko ntabwo ndeba ku mukristo, amategeko ntabwo amureba,
ari amategeko tuyajyamo kugira ngo nyine izo akise z'imitungo zizemo, ariko twe ntabwo turi mu mitungo, turi mu rukundo, turi no mu ijambo ry'Imana. Sano ntabwo ari umugabo wa Kadete, nta nubwo Kadete ari umugore wa Sano. Nshimira Imana ko Kadete yanivugiye ko batigeze baryamana. Urumva ubwo Kadete yararokotse kuko yatandukanye na Sano atanamwangirije ubuzima, cyangwa se atanamurungurukiye ubusa ngo ajya aravuga atatu kariya se ndanakazi. Byibuze kuba baratandukanye bataryamanye birahagije, kuko ubwo nuba ngo si umugore, ni umugore we nyine mu mpapuro, ariko physically ntabwo ari umugore we. Ari imbere y'Imana si umugore we, ari imbere mu mutima si umugore we, ni umugore wo mu mpapuro, ibyo ngibyo nta kintu na kimwe bivuze. Tugarutse noneho kuri baba bashakanye, igihe umwe ataye urugo akava mu rugo, kandi wenda nta cyizere ko azagaruka cyangwa se nta bushake abifitemo kuzagaruka, iki gihe umugenzi we yabyitwaramo gutewe noneho? Iyo tugeze muri Luka ndumva ari 15 ndumva ari Luka 15 tuhasanga umwana w'ikirara yabwiye se ati jyewe ndashaka umugabane w'ibyanjye byose, ubundi nkwerekaho nigira. Amaze kumuhereza umugabane we, umwana yiciraho. Ise aramuheba burundu avuga ati ubwo yanajyanye 8 we buriya ntabwo azagaruka. Aragenda ageze yahondagurirwayo, amaze guhondagurwa aragaruka, araza aza yarishwe n'inzara, aza yararwaye bwacya, aza yaracuramye umusatsi, aza yarapfuye nabi, ariko yarahageze se aramwakira. Biriya ni kimwe mu iturufu y'umukristo inyereka ko byanze bikunze nintuza ngasengera umugabo wanjye wantaye, aho azajya azahabura amahoro. Mfite ibihamya byinshi, mfite abadamu benshi bazabaho ubuhamya, bakabwira ati jye umugabo wanjye yari yarantaye, aragenda antana abana, aragenda ashaka undi mugore, barabana, biza kugera igihe baranasezeranye, none barongeye baradivorishije. Yagize gute? Yaragarutse. Si nabo gusa, ni benshi cyane, tuzi abantu benshi ingo zagiye zinanira bakagenda, igihe runaka kikazagera, akagaruka. Ngo umugani w'umwana w'ikirara ni Luka 15 umurongo waho twahera kuri 11. Ngo kandi ngo umugani w'umwana w'ikirara, kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu 2. Umuherereza abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu unkwiriye, nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuherereza ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Bivuze ngo n'uyu mugabo wataye urugo akajya kwaya ibyo yaratunze akabishyira undi mugore, byanze bikunze wa musambane we yagiyeho sha arabimurya. Buriya uzacunge umugabo uturwa agasanga undi mugore, ntabwo arurambamo, bamurya ibyo atunze, byamara gushira agaruka kwagira nde? Umugore mukuru. Iyo rero uri umukristo wibuka ko se w'uyu mwana yahise abagisha imfizi, agakoresha umunsi mukuru, ndetse umwana we mukuru aranarakara ati data nirirwa ndagiye intama zawe, nirirwa mu bucakara bwawe, none koko ugakora ibintu nk'ibi jyewe utarigeze unkorera ikirori. Niyo rero uri umugore w'ubwenge wibuka ko uriya ni isezerano ryawe imbere y'Imana. Nge simvuga imbere y'impapuro, imbere y'impapuro narabikoze nyine kugira ngo nubahirize itegeko, ariko jye imbere y'impapuro ntabwo bingenga. Niyo yagenda agashaka 5, it doesn't matter imbere yanjye, ni umugabo wanjye. Bibiliya iramwa ngo mugabo wishimira umugore wo mu busore bwawe, ubwo nanjye mugore nishimira umugabo wo mu bukumi bwanjye. Bivuze ngo niyo yagenda agakora ibiki, nagaruka stili n'umugabo wanjye nzamwakira, kuko nta na kimwe gishyashya kizaba kibaye. Byose muri Bibiliya byagiye bibaho. Tugenda tubona abagabo bagiye bata abagore bakagenda, ariko igihe kikazagera Imana ikamukubitira yakagaruka. Tubona abagore bagiye bata abagabo. Ntabwo rero ibingi bari iby'uyu munsi, nta nubwo ari ibyejo, nta nubwo ari ibyejo bundi, ni ibisanzwe. Ahubwo ikintu Satani yamaze kurema ni ugukuramo ubumuntu, nyina w'umuntu. Uribuka indirimbo naririmbiye mama mu bukwe bwa musaza wanjye? Niwe mwiza nyina w'umuntu, nyina w'umuntu ntajya bikigwari. Niwe mwiza nyina w'umuntu, nyina w'umuntu n'umuti wa myambi. Niwe mwiza nyina w'umuntu, nyina w'umuntu aronsa agaheka. We mwiza nyina w'umuntu. Bivuze ngo umugore niwe nyina w'umuntu, kandi baronka kabura ndikaboneka ninde? Ndi nyina w'abana banje, kandi na nyina w'umugabo wanjye, kuko namukuye kwa nyina
namaze kumubera nyina ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. None se ka karamata kagiye, none se niba nkoshereje kuki akaramata mpita ngahinduza imyaka 2, kuki ka karamata mpita ngahinduza imyaka 10, mpita ngahinduza amategeko ngo arengera ngo ikiremwa muntu. Ariko njya nibaza ikindi kintu Evo, ari iriya miryango irengera ikiremwa muntu cyagihe bica Yesu yari iri hehe? Nanjye mbabaza yari iri he? Kuko iyi miryango irengera ikiremwa muntu itaratangira ibintu byo kuvuga ngo umugore ngo areshya n'umugabo, ngo umugore ngo angana n'umugabo. Ntabwo abagabo n'abagore bicanaga. Izo nkuru twarazumvaga. Divorce zari nyinshi, ariko aho iyo miryango yaziye divorce zaratangiye. Yesu yicwa ko yarenganye zari ziri hehe? Bari barihe? Petero bajya kumubamba ku musaraba ngo arazira ko yemera Yesu, bari bari hehe? Ese kuki Petero yazize kwemera kwe? Kuki batamuburaniye? Yohana bajya kumuteka mu mavuta, Paulo bajya kumubagaho uruhu, Stefano ajya guterwa amabuye. Izo nkiko ko zari zihari, kuki batababuraniye ngo babarenganure? Uyu munsi nibwo badukunze cyane sara, cyangwa ni business bibereyemo. Twe barimo baraducuruza, natwe tukigurisha. Nitumenye ubwenge, tumenye ubwenge, tumenye ubwenge. Nitumenye ubwenge bazabura akazi. Foriri bazakabura. Kuko nibatongera kubona imanza z'abagore n'abagabo bicanye bazaburanisha abandi. Nibatongera kubona abagore n'abagabo barwanye bazaburanisha abandi. Nibatongera kubona abaza gusaba divorce bazaburanisha abandi. Kandi ngo zizaba nziza. Ikindi shaka kubaza, ko tuvuga ngo umugore n'umugabo barangana, itegeko ry'u Rwanda ryo ntirivuga ko iyo ubwumvikane mu rugo bwanze decision yanyuma ifatwa n'umugabo? Siko itegeko rivuga. Ryahindutse ryari simbizi. Okay, ni ari ryarahindutse wanje ntago rirahinduka. No. Kutubwira ngo barareshya nukubera yuko nyine na amategeko mpuzamahanga. Nyine njya mbaho urugero rwo ngo igihe Nebukadinezari yashyiraga igishushanyo mu kibaya, yaravuze ngo utazagipfukamira inkunga zizahagarara, nta nkunga zizongera kujya muri kiriya gihugu, nta nkunga zizongera kujya aha, nta nkunga zizongera kujya aha, kubera yuko ngo banze kwakira abatinganyi, banze kwakira uburinganire. Genda si kivuze, genda yampaye uburenganzira bwo kuvugana nawe, genda yampaye uburenganzira bwo kujya ku ishuri nkiga, genda yampaye uburenganzira bwo gutangiza business nkiyi. Hako ntago genda yampaye uburenganzira bwo kubwira umugabo ngo uravuga ibiki? Ubwo ngo nawe wavuze, havuze mama wambyaye. Please genda yampaye uburenganzira bwo kuremesha inama, ariko ntago genda yampaye uburenganzira bwo kubwira umugabo ngo ubwo ngo nawe uravuze, urarutse ntago uvuze. Please, umugabo ararutse uri kura mu kanwa, ari kura mu matama. Rero ntabwo ari cyo genda ivuza, ahubwo genda twayumvise nabi. Nje nemeranya na genda pe, ariko twayumvise nabi. Iyaba twarumvise genda nk'uko imeze, ahubwo u Rwanda rwaba paradizo, n'amahanga yaza kwigira ku Rwanda. Kuko twebwe genda yaje isanga dufite indangagaciro za kirazira, yaje isanga dufite umuco wacu. Ejo bundi nabajije Vincent ngo iyo tujya gutora abanyampinga dutora abande? Ufite ubwiza, ufite ubwenge, ufite umuco. None se umuco ni wa wundi wacitse ugenda hariya wambariye ubusa abantu? Nubango umuco waracitse, tugenda twerekana n'ubwambure bwacu. Umugore muzima gahagarara mu muhanda, nabibonye hano hakurya hariya. Umugore atuka umugabo we, wambwa sha bataramarana n'umwaka, ngira ngo n'umwaka nturashira. Wowe urimbwa imbere yanjye, waje usanga imitungo ari yanyu. Please, none si ubwo iyo mitungo ikakurongora ntujye gutesha umwana w'abandi agaciro? Oya, nongere nkubaza ikibazo. Turareshya sibyo? Umugore n'umugabo barareshya, reka mbyemere genda na Clement turareshya. Kuki ntagiye kumukwa akaba ari uza kunywa? Ubu nzabwira abana b'abakobwa bakora hano ngo nimufate inkwano tujye gukwa umuhungu? Niba bakeneye kureshya, umukobwa uzantumira ngakenyera nkamuherekeza gusaba umuhungu, uwo nzamwemerera yuko ari umutware kazi w'urugo. Ariko igihe twaje iwanyu kugukwa hagakwa umukwe, wowe ugakobwa, uri umugore still ca bugufi wubaha umugabo wagukoye. Nibyo
turimo dusoza ikiganiro cyacu wenda ubwo ndagira ngo noneho hari umuntu wenda watekerezaga kujya gusaba divorce uyu munsi ni irihe jambo wamubwira? Umuntu washakaga kujya gusaba divorce yaba umugore cyangwa yaba umugabo, kuko hari abambajije icyo kibazo nakibonye kuri Twitter, ndongera nkibona kuri Facebook, ndongera nkibona kuri YouTube no kuri groupe y'abana twiganye mu by'Imana, ndongera ndakibona. Bivuze ngo ni ikibazo gifitwe n'abantu benshi, ngo umugabo aramutse agutaye cyangwa wakayikwaka divorce, ngo wabigenza gute, wayimwima? Nababwiye ko giye divorce nemera atari yo mu mpapuro. Divorce iri mu mutima wanjye. Igihe na divorceije umugabo ni igihe namusohoye mu mutima wanjye nkamujugunya, nkavuga ngo sinshaka no kuzongera kugira gute, kumutekereza, kumureba, kumwumva, kugira gute. Yewe muntu rero warimo ushaka kujya gusaba divorce mu rukiko, niba gusinyira mu rukiko mu mutima wawe ntumusibemo. Still yayisabye, ni umugabo wayisabye cyangwa ni umugore, wowe uyisabwe rero ntuyitange mu mutima, usinye impapuro, kuko nutanazisinya barayimuha. Ariko nurangiza ugenda ubwira Imana ngo Mana ngiye sinye impapuro zabo, ariko mu mutima wanjye ndacyari umugore wa Evode, ndacyari umugabo wa Eliane, ntabwo jyewe ndamudivorce imbere yawe Mana. Ingo nyinshi cyane zisubiranye kandi zari zimaze n'imyaka 10 zidivorceje. Mfite ingo ebyiri muri Norvege, ejo bundi bamwe bafite ubukwe. Umugore n'umugabo bari baradivorceje imyaka 12 irashize, yari yarashatse n'ahandi. Umugabo yari yarashatse undi mugore, umugore aguma aho ngawe ntiyashaka, ariko ubu tuvugana bafite mariage nanone. Umugabo se rongera divorce bwa kabiri byihuse cyane, ahubwo nabwira uriya batandukanye ko ari inda umugore wari mama bebe. Nyuma y'imyaka 12 ubu mama bebe ni umugore wa undi yari yarashatse n'indayo. Byavuye he? Kuri ministeri Karago. Gusenga kandi kugeretseho gukiranuka, apana kwa kundi kwishushanya mu itorero, ukajya gusenga mu gitondo nimugoroba ukajya kwiba, ukajya gusenga mu gitondo nimugoroba ukajya gusambana, ukajya gusenga mu gitondo nimugoroba ukajya kubeshya, ukajya kwica. Ntabwo ari icyo bivuze gusenga. Cyangwa se ukajya gusengera ngo mukeba wawe apfe, uramwicira iki? Wamuretse akazareba kugira neza ku Imana igutabaye? Uramwicira iki? Wamuretse Imana yamara kukugira neza akazabibona ko burya wari ufite Imana usenga, nawe agasenga Imana ikazamuhuwe mugabo, kuko we icyo gihe aba yitwa indaya, ntago ari umugore. Umugore ni wa mugore wa mbere. Tugushimiye ku kiganiro cyiza duhaye, ariko hari benshi bashobora kwifuza kuba bakugisha inama ku bw'ikiganiro cyiza. Sinzi wenda ushaka kubabwira uburyo bakubona kugira ngo babe bakuba. Ni kuri telefone cyangwa se ku ma social media, cyangwa subishaka nansanga ku kazi, no mu rugo ni karibu. Gusa ikibazo mpaba gake gashoboka, niyo mpageza ya masaha make nyaharira abana kuko nabo baba bankeneye. Nimero yanjye rero ni 0783 40 44 0783 40 44. Ushobora kumpamagara tugahana gahunda tugahura nta kibazo. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane Evode.